iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe bintera kugushimayo ku mirimo wakoze nicyo kidutera mana guhora tukuririmba tuvuga ibitangazayo n'imirimo wakoze iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe bintera kugushimayo ku mirimo wakoze. Soma igitabo c'Abaroma hari saa sita z'ijoro. Soma igitabo c'Abaroma igice ca mbere sinagira ikintu nkuramo, igice ca kabiri sinagira ikintu nkuramo, ndagenda ngera ku gice ca 9 umurongo wa 17. Icyo gice ca 9 c'Abaroma umurongo wa 17 nakigezeho mu masaha 9. Muze kuwasoma, harimo amagambo meza avuga ngo ibyanditswe byera byabwiye Farawo biti icyatumye Imana ikwimika ni ukugira ngo ikwerekanireho imbaraga zayo, ngo kandi izina ryayo rirusheho guhabwa icubahiro. mpita mbihuza na rya jambo sasa, ibibazo ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Icyatumye Imana ikwimika ni ukugira ngo ikwerekanireho imbaraga zayo. Ico gihe nibwo nafashe umwanzuro haki zetu za musingi nazo tumenyanganywa, kumbe shetani umekali mafanikio yetu we, kumbe milizi umekamata baraka zetu we. Sasa tunasema tumechatambua vita tutapigana, tujue haki zetu, upende usipende lazima uachie. Tumechoka we yoyo, achia baraka zetu, achia watoto wetu, achia ndoa zetu, achia kanisa letu, achia. Tumekuvumilia kwa muda mrefu we, hatufanye hatuwi sisi na baba yetu we, tumekuwa wajinga sijui haki zetu we. Saa imefika lazima utoke kwetu. Sasa tumejua Mungu ni baba yetu, pesa na dhahabu vyote ni mali yetu, dunia na vilivyomo ni mali ya baba yetu we, upende usipende lazima uachie. Tumetoka we yo arekure mu izina rya Yesu. Mana ibaho mugisha, reka dushime Imana hanyuma tuganire. Cubero ni cawe Mana, uri wo kwizerwa no kwiringirwa, izina ryawe rishirwe hejuru. Mitima yacu iguwe neza kandi iranezerewe kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye. Ushimye ko wongeye kuturemera ibihe byiza byo kukuramya ndetse no kuguhimbaza no kuvuga imirimo wakoze. Ahasigaye buri mwe wese turi kumwe umugirire neza kandi ahabwa umugisha nawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya, haleluya. Mazina nitwa Nitezeho Aime Frank. Abantu bazi cyane ni Aime Frank. Ndi umukristo, ndakijijwe, sengera mu itorero rya Foursquare Gospel Church Kimironko. Ndi umusore, Imana iduhane umugisha. Hanyuma muri iryo torero mbarizwamo nkoramo umurimo w'Imana, umuramyi, ndi umuririmbyi uririmba indirimbo ziramya kandi zigahimbaza Imana mu buryo butandukanye. Mbarizwa muri worship team, mfite ama ministeri mbarizwamo, ariko hari n'ubwo Imana impubuntu ikangirira ubuntu bwo gukora njyenyine. Uyu mwanya utari munini ngiye kubabwira gato ku ndirimbo yanjye nise Ubuhamya bw'ejo. Ni indirimbo abantu benshi bakunze kandi bazi, yitwa Ubuhamya bw'ejo, iri kuri channel yanjye yitwa Aime Frank. Iyo channel, iyo ndirimbo iriho
Indirimbo ubuhamya bw'ejo ni indirimbo nasohoye mu 2020, ariko sohoye muri icyo gihe atari cyo gihe nayihimbiyemo. Ntabwo ari cyo gihe nayihimbiyemo. Ifite chorus ivuga ngo ibibazo ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Iryo jambo ibibazo ufite bwawe bw'ejo ni ijambo nasohoye indirimbo narindi maranye imyaka 2 kubera impamvu mbere cyane y'ubu ngubu cyangwa se Frank mbere cyane nigeze kugira situation y'ubuzima busa nkaho bugoye, nigeze kugira situation y'ubuzima busa nkaho bukomeye, nigeze kugira situation mbaho mu buzima busa naho butanyoroheye ndashobora kudetaya ubu nyine. Hanyuma igihe kigeze icyo gihe nari nicaye mu itorero Foursquare Gospel Church, umuvugabutumwa yari Bishop wacu Fidele Masengo, arabwiriza, arangije kubwiriza aravuga ngo nguhumure, ngo intambara cyangwa se ibigeragezo uri guhura nabyo none biriho kugira ngo bizakuremere ubuhamya uzatanga mashimwe uzatanga ejo, azakomeza abantu benshi, azasubizamo abantu benshi. Nje mbyumva gutya sasa, mbyumva ibibazo ufite none, ubukene ufite none, intambara ufite none, amarira urira none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Iryo jambo ndimarana igihe nari ndi mu kibazo cyari kinkomereye cyane, mbwira Imana ndayibwira ngo Mana, iyi ndirimbo mpaye cyangwa se iri jambo wampaye nzayiririmba ari uko nanjye wandemeye ubuhamya, ubwo buhamya nzajye kubwira abandi nanjye nabanje kububona. Umwaka urashira, undi urashira. 2020 hari mu masaha 6 z'ijoro mura n'ikibazo cyari kinkomereye cyane. Ayo masaha 6 z'ijoro mura n'ikibazo cyari gikomeye cyane. Hanyuma mbona nta gisubizo, numva umutima urambwiye ngo soma Bibiliya, ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ririmo ibintu byose byagufasha mu buzima bw'ibibazo bigiye bitandukanye. Soma igitabo cy'Abaroma, hari saa 6 z'ijoro, soma igitabo cy'Abaroma igice cya mbere sinagira ikintu nkuramo, igice cya kabiri sinagira ikintu nkuramo. Ndagenda ngera ku gice cya 9 umurongo wa 17. Icyo gice cya 9 cy'Abaroma umurongo wa 17 nakigezeho mu masaha 9. Muze kuwasoma, harimo amagambo meza avuga ngo ibyanditswe byera byabwiye Farawo biti icyatumye Imana ikwimika ni ukugira ngo ikwerekanireho imbaraga zayo, ngo kandi izina ryayo rirusheho guhabwa icubahiro. Mitambihuza na rya jambo sasa, ibibazo ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Icyatumye Imana ikwimika ni ukugira ngo ikwerekanireho imbaraga zayo. Ico gihe nibwo nafashe umwanzuro wo kumva ko iyo ndirimbo noneho ngomba kuyikora. Ndagenda njya kwa Pro nikora indirimbo, turayikora. Iyo chorus naho yavuye, ariko igira igitero kibanza kivuga ngo niba isi yarumvise ijambo ry'Imana maze ikabaho, amagufwa yari yumye akumva iryo jambo akabona ubuzima, ya magufwa yari sayanuriye akumva ubuzima, akakira ubwo buzima akabaho. Iryo jambo ry'Imana niryo ryazuye umwana wa Yayiro. Nicyo gitero naririmbye bishaka gusobanura ngo nta ngano y'ikibazo ufite, nta buremere ikibazo cyawe gifite ku buryo kidashobora kumva ijambo ry'Imana. Niba isi yarumvishe ijambo ry'Imana ikabaho, ikibazo ufite gishobora kumva ijambo ry'Imana kikavaho. Kikavaho. Na ico gitero cyavuye haza chorus, akantu nyuma gasoza karavuga ngo tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima bwawe. Tumbira Yesu. Bibiliya ivuga ngo esi yaduhaye umwana wayo ngo izaburite kumuduhana n'ibindi byose twifuza. Uhumure kandi ukomere, iyaguhaye Yesu Kristo waramwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, izamuguhana n'ibindi byose wifuza mu buzima. Iyo ndirimbo nayo mateka, iyo ndirimbo
ico gihe nari maze gusubizwa, noneho mbona ubuhamya ngomba kuririmba, ndirimba ibintu nzi, ndirimba ibintu nabonye. Nari ntegereje ico gihe c'imyaka 2, ntegereje ngo Imana indemere ubuhamya, nirangiza kundemera ubuhamya byo mbwira abantu ibyo nabonye. Ico gihe ico kibazo carasubijwe, mbona amahoro yo mu mutima, numva nguwe neza n'umuryango wanje, amahoro araboneka. Imana imaze kundemera ubwo buhamya, iyo ndirimbo nyishira hanze, nawe igufashe. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ubuzima bwawe. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ubuzima bwawe. Tumbira Yesu, ai niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ubuzima bwawe. Ibibazo ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Amarira urira none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Tumbira Yesu, ai niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza kubuzima bwawe. Ukomere mu bibazo urimo, intambara urimo n'amakuba. Hari indirimbo ya worship team Joyous Melody iwacu muri Foursquare ivuga ngo, niba hari icyo Imana yavuze ku buzima bwawe, hagarara ku musozi n'ukurizo bishitsa. Ipfa kuba ariyo yabivuze, ihora ariyo kwizerwa, rishobora kwivuguruza n'ukurizo bishitsa. Muhumure, muhumure, dufite Imana ikomeye, idashobora kwirengagiza amarira yabera. Ibiheni byashobora gukuraho icyo yavuze, niyijimenye iherezo kandi hagaze mwitangiriro. Muhumure, muhumure, dufite Imana ikomeye, idashobora kwirengagiza amarira yabera. Rosa Muhandi yaririmbye aravuga ngo, tabu zangu zikiisha, nitamwona Bwana wangu akinikaribisha kule, karibu upumzike. Hapa ndipo nyumbani kwako, hapa ndipo makao yako we, hapa ndipo mahali pako, karibu upumzike. Yesu atanipeleka kwenye kijito cha uhai, huko ataniosha mwili wangu, nitapewa mwili mpya. Nami nitaimba hosana, hosana ndiye mbarikiwa, nitaruka kama ndama milele hata milele. Uhumure, uhumure. Yararimbye kandi mu Giswahili avuga ngo,
yatosha walivyokuzomea, yatosha walivyokupiga, yatosha walivyokutukana, karibu upumzike. Yatosha walivyokuzomea, yatosha walivyokutukana, yatosha walivyokudhulumu, karibu upumzike. Naona mbingu zimefunguka na Yesu yu mkono wa kuume akitazama kwa upole, kwa macho yenye huruma. Nami nitaimba hosana, hosana ndiye mubarikiwa, nitaruka kama ndama milele hata milele. Zamuka uhumure kandi ukomere. Hari n'indirimbo nanditse, iyo sinyivugaho, yaje ndi gusoma Zaburi, ni Zaburi, ni Zaburi yose ugenda usome Zaburi. Iravuga ngo ubwo nari mu mubabaro nambaje Uwiteka, Uwiteka aranyumva, Uwiteka aransubiza, ashiraho irengeye, anyuzuza amashimwe yo, ndamushima kuko imbabazi ze zihora. Ubwo nari muri bwihebe nambaje Uwiteka, Uwiteka aranyumva weyo, Uwiteka aransubiza, ashiraho irengeye, anyuzuza amashimwe, ndamushima kuko imbabazi ze zihoraho we, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka. Yes, wewe gusa utumbire Yesu, utumbire Yesu, umwizere, umuhanga amaso. Hari indirimbo ya muvandimwe Prosper Nkomezi yaririmbye aravuga ngo yizere uyihanga amaso, nibisigaye izabikora, humura wowe urushe uremereweyo birarangiye, witinya ibikugose, iyakuremyeyo irabishoboye. Yizere uyihanga amaso, nibisigaye byose izabikora. Zamuka arakarimbo ndi kwandika. Hari igihe ibihe bigera ku muntu bikaguca intege, bikagusubiza inyuma. Karavuga ngo ibihe bya nyisizina kubw'ubuzima bwo mu butayu, ubutayu butagira amazi. Ibihe bya nyisizina kubw'ubuzima bwo mu butayu, ubutayu butagira amazi. Ariko Uwiteka niwe mwungeri wanje sinzakena, Uwiteka niwe mwungeri wanje sinzakena. Ngiryo ibanga. Hari indirimbo tujya turimo muri Upendo y'igiswahili iravuga ngo ibanga ry'imbaraga ku munyantege nke ni ukumenya icyo Imana yamuvuzeho. Imana yaravuze ngo ndi umwungeri wawe ntuzakena, nzakuryamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, nzasubiza intege mu bugingo bwawe. Ngiryo isezerano rikomeye.
iravuga ngo siri ya nguvu kwa mnyonge ni kujua kile ambacho Mungu amesema kwake. Usihofu ndugu, Mungu yupo pamoja nawe. Siri ya nguvu kwa mnyonge ni kujua kile ambacho Mungu amesema kwake. Usihofu ndugu, Mungu yupo pamoja nawe. Wewe songa mbele bila kujali matatizo yako. Songa mbele bila kujali vikwazo. Kazi ya vikwazo iachie Mungu, kazi ya matatizo iachie Mungu, kazi ya kuponya ugonjwa iachie Mungu, iachie Mungu, ai iachie Mungu. Naje kuguremesha, naje kugusubiza imbaraga zamukobwe. Nasanze ibigeragezo, intambara, amakuba ariko ari byo bintu bikunda gukura abantu ku Mana, bikibagiza abantu Imana. Jessica Reni ngiravuga ngo icyo atarakora si cyo cyambara imbaraga zo gushima. Muza amakuru y'umugabo bita Daniel muri Bibiliya. Hari indirimbo tujya turirimba ya kera yakozwe na Nkomezi w'Ibujumbura. Yivuga ngo Daniel ntigeze ahemukira Uwiteka Imana ye, habe no mu byago yakomeje kuyiringira. Yarazi yuko ariyo yica kandi igakiza. Hirya y'ibishigo by'intare yaragije ubugingo. Ndafashwe. Umukristo yageze mu mahoro, hirya y'amahoro uzabona ibigeragezo. Niko byubakiza. Iyo ugeze mu bigeragezo, Daniel nyuma yazabona rimwe na rimwe Imana igisa nkaho itakiri kumwe n'ubwoko bwayo, maze abanyabwoba n'abatizera bagatera umusaraba umugongo. Witinya ewe mwana w'umuntu, Imana ntizitererana bayo. Ibyagiye bigeze ku mukristo bimutera gukomeza urugendo. Niyeragambirira mu mutima we kutaziyandurisha ikintu icyo ari cyo cyose cy'ibwami, bituma Imana yo mu ijuru imwizera, imuha igikundiro ku mwana Nebukadineza. Nugambirira neza umutima wawe. Light of the earth barengera bavuga ngo hanurira ibyawe, hanura wizeye ebiro gera bibeho. Ahantu undi aravuga ngo wirebe ingano yabyo n'uburemere bwabyo. Manuka mu kibaya cy'amagufwa yumye, maze uyahanurira uyabwira uti uzayabwira uti yemwe mwa magufa nimwumve ijambo ry'Uwiteka, ngo dore mbasutseho umwuka nimubeho mwakira ubuzima. Mwakira ubuzima mubeho. Iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri, ariko icyo nzi
kwizima nishaka aribyo nkwiriye gukora mu rugendo ntabwo nabimenya byose ariko nzikonza bimenya ni kukiturizwa n'ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gito ni kukiturizwa n'ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gito nyamara Imana niyo yonyine igivuga bikaba nyamara Imana niyo yonyine itegeka bigakomera nicyo kidutera Mana gura tukuririmba witondeshe oh haleluya haleluya imirimo yawe Mana rwose irahebuje ibyuko byose Mana byose birahebuje imirimo yawe Mana rwose birahebuje ibyo ukora byose Mana byose birahebuje nicyo kidutera Mana guhora tukuririmba tuvuga ibitangazayo n'imirimo wakoze iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe bintera kugushimayo ku mirimo wakoze nicyo kidutera Mana guhora tukuririmba tuvuga ibitangazayo n'imirimo wakoze iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe bintera kugushimayo ku mirimo wakoze Imana iwo mugisha reka dusoze mu bintu bijya bikora ku mutima w'Imana bigatuma Imana inezerwa harimo gushima Imana. Hari indirimbo naraye numva uraca mu gitondo ivuga ngo sinzapfa ahubwo nzarama kugira ngo nekerereze abantu imirimo Uwiteka yankoreye ubwo nari maze kwiheba imirimo Uwiteka yankoreye we ubwo nari maze kwiheba sijaiona nyingine siku na jana imetoweka na leo Mungu anazijua itajizo zote ninazo. Dusoreze hari indirimbo mperutse gukora kandi dusorezaho yo gusenga bongo gusenga kwanje kugere ku Mana ariko mbere yuko turirimba katuririmbe roza muhando igiswahili tuvuge ngo achia baraka zetu
achia familia zetu. Mu Kinyarwanda biravuga ngo rekura Satani ari kuri byawe, Satani ari kuri Roza Muhanda arendera avuga ngo ubu twarasobanukiwe ngo feza na zahabu, amafaranga n'ibindi nkabyo ni imari z'Imana, n'iby'Imana ni ibyacu byose. Hari igihe Satani abifata rero, urebe ikintu Satani yafashe umunyanganye. Yes. Yes. Yo. Jamani, mateso haya mpaka lini? Kama ukiwa mpaka lini? Nyumbani kwetu wenyewe tumekuwa wageni kwenye nchi yetu tumekuwa watumwa, sisi wetu wenyewe tumekuwa mbaomba, tunaishi kwa mashaka kama watoto wa kambo, tunaishi kwa mashaka kama watoto wa kambo. Haki zetu za msingi nazo tumenyanganywa, kumbe shetani umekali mafanikio yetu we, kumbe milizi umekamata baraka zetu we. Sasa tunasema tumechatambua, vita tutapigana, tujue haki zetu, upende usipende lazima uachie. Tumechoka we, yo. Achia baraka zetu, achia watoto wetu, achia ndoa zetu, achia kanisa letu, achia. Tumekuvumilia kwa muda mrefu we, hatufanye hatuwi sisi na baba yetu we, tumekuwa wajinga sijui haki zetu we. Saa imefika lazima utoke kwetu, sasa tumejua Mungu ni baba yetu, fedha na dhahabu vyote ni mali yetu, dunia na vilivyomo ni mali ya baba yetu we, upende usipende lazima uachie. Tumechoka we, yo. Arekure mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha, ndabakunda. Ahasigaye ukomere, niba uri mu bigeragezo, hari ababiririmbye aravuga ngo biza bihetse ibisubizo. Niba uri mu ntambara, niba uri mu bukene n'umeze gute, biriho kugira ngo bikuremere ubuhamya bw'ejo. Iyo ndirimbo soneje iravuga ngo ni isengesho umuntu wese ashobora gusenga. Yes. Hallelujah. Gusenga kwanje kukugereo, manura mahoro yanje, ndagukeneye kumanywa na nijoro, mu bihe byose umbe hafi. Gusenga kwanje kukugereo, manura mahoro yanje, ndagukeneye kumanywa na nijoro, mu bihe byose iyo umbe hafi. Umumugisha wawe kukutanga nta mubabaro ubamo, unkomere z'amaboko kuko nshobozwa
naumpa imbaraga umumugisha wawe kuko utangayo amubabaro unkomere z'amaboko kuko nshobozwa naumpa imbaraga kuko nshobozwa naumpa imbaraga kuko nshobozwa naumpa imbaraga oh naumpa imbaraga. Amen. Imana bamugisha mbatuye indirimbo ya Ben na Chance. Ni indirimbo nakunze cyane irimo kumfasha cyane muri iyi minsi ivuga ngo n'umukozi umuhanga Yesu arakora ibyo ushaka bimerwe nawe Yesu arakora n'umukozi umuhanga Yesu arakora ibyo ushaka bimerwe nawe Yesu arakora. Imana y'umugisha ndashimira mwene data w'umucuranzi yitwa Trezoro, nitwa Frank nkuko nabibabwiye. Imana ibagirire neza. Channel yanjye ya YouTube ni Aime Frank, Instagram nuko ni Aime Frank. Ahasigaye mukomere mu mwami wacu, nta bihe bikwiye kudutandukanya n'Imana. Mana mu izina rya Yesu Kristo, cyubahiro ni cyawe mwisi no mu ijuru. Byaremye byose bivuye gukomera kwawe, waturemeye kuguhimbaza no kukuramya. Ahasigaye uduha umugisha wawe kuko utanga nta mubabaro wongeramo. Udukomereza amaboko kuko iteka ryose dushobozwa nawe Kristo. Uduha imbaraga zo kwihangana, uduha imbaraga zo gukomera ku cyo twamenye, uduha imbaraga zo kugumbira ubutwari, ubushobozi waduhaye muri Kristo Yesu. Udukomereza amaboko Mana, icyubahiro kibi cyawe none n'ibihe bidashira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen.